twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana nyagasanaga kuri buri munsi kugira ngo atugire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana ije kudukiza kuri wa kabiri w'icyumweru cya 17 mu byumweru bisanzwe, tariki 30 Nyakanga 2024. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 14 umurongo wa 17 kugeza ku 22. Uhoraho arambwira ati, uzababwire aya magambo uti, amaso yanjye ahongoboka amarira adakama umunsi nijoro, kuko icyago gikomeye cyavunaguye umukobwa w'isugi, umuryango wanjye ukaba washegeshwe n'intikuro idakira. Ngana mu mirima nkahasanga abishwe n'inkota, nagaruka mu mujyi ngahura n'abahonyorwa n'inzara. Abahanuzi n'abahereza bitambo barazenguruka igihugu, ariko ntibasobanukirwe. Uhoraho waba se waratereranye Yuda, Siyoni ukaba warayizinutswe? Ni kuki uduteza ibyago bidakira? Twari twiringiye amahoro, none nta n'ikiza tubona, igihe twari gukira ahubwo dutashywe n'ubwoba. Uhoraho, tuzi neza ububi bwacu ndetse n'ubuhemu bw'abasokuruza bacu. Nibyo koko twagucumuyeho. Girira icyubahiro cy'izina ryawe, maze we kutugaya wisuzuguza intebe y'ikuzo ryawe. Ibuka isezerano watugiriye, maze ureke kuryirengagiza. Mu bigirwamana by'amahanga se hari na kimwe kigusha imvura? Ijuru se ni ryo ubwaryo rigusha imvura y'umuvumbi? Si wowe se Uhoraho Imana yacu? Turakwiringiye rero, kuko ari wowe ukora ibyo byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 79. Nyagasani, girira ikuzo ry'izina ryawe, maze udutabare. Mbese Uhoraho uzarakarana ryari? Ntuduhore ibicumuro by'abasokuruza bacu, udusanganize bwangu impuhwe zawe, kuko tugeze ahaga. Dutabare Mana y'agakiza kacu, ugiriye ikuzo ry'izina ryawe. Turokore maze tubabarire ibyaha byacu, ugiriye izina ryawe. Wumva n'impuhwe amaganya y'ababoshye, wowe ufite ubushobozi, umenye ubuzima bw'abacira urwo gupfa. Naho twebwe umuryango wawe bushyo wiragiriye, tuzakuririmbire ibisingizo iteka. Nyagasani, gira ikuzo ry'izina ryawe, maze udutabare. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 36 kugeza ku 43. Muri icyo gihe Yesu asigaho rubanda ajya imuhira. Nuko abigishwa be baramwegera baramubaza bati, dusobanurira umugani w'urumamfu rwo mu murima. Arabasubiza ati, ubiba imbuto nziza ni umwana w'umuntu, umurima ni isi, imbuto nziza ni abana b'ingoma, urumamfu ni abana banyakibi, umwanzi warubibye ni sekibi, isarura ni iherezo ry'isi, abasaruzi ni abamarayika. Nk'uko rero batoranya urumamfu bakarujugunya mu muriro, niko bizagenda mu iherezo ry'isi. Umwana w'umuntu azohereza abamarayika be bavangure mu ngoma ye abateye abandi kugwa mu cyaha bose n'inkozi z'ibibi zose, maze babarohe mu nyenga y'umuriro, aho bazarira kandi bagahekenya amenyo. Ubwo intungane zabe nyene nk'izuba mu ngoma ya se. Ufite amatwi niyumve. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ufite amatwi yo kumva niyumve. Amen. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Iyo tugeze kuri buri munsi, nawe ujye uhava hari ikintu wumvise, bityo utege amatwi yombi byinjire mu gutwi kumwe, ntibiza gusohokera mu kundi, ahubwo bicengere mu bwenge no mu mutima, maze ubeshweho n'ijambo ry'Imana, kumva ijambo ry'Imana no gukurikiza ijambo ry'Imana buri munsi. Ibyo rero bizatuma usobanukirwa. Amasomo kintu cyacu duteguriye araryoshye cyane, ngo tujye kuzirikana ku ngingo yo gusobanukirwa n'iby'Imana. Gusobanukirwa, hari imvugo igira iti, kubaza bitera kumenya. Natwe rero tuje ngaha kuri buri munsi tumva ijambo ry'Imana, tuba tuje kugira ngo tujye gute dusobanukirwe n'iby'Imana, twe kujya dusobanya n'Imana. Indi mvugo igira iti, on comprend la liturgie en y prenant part. Wumva misa uyumva, wumva kiliziya uyijyamo, wumva liturgia ukora nyine ibikorwa bya liturgia, usenga umenya gusenga ari uko nyine usenga. Nanone usobanukirwa usobanuza, bikaza gutuma nyine udasobanya. Nawe ndakwifuriza kubaza Yesu kandi usobanukirwe.
hari n'indi mvugo ya kinyarwanda igira iti ntugace ku rugo, hari n'indi nanone igira iti nta usezerera umukwe ku irembo. Rero muri aka kanya tugiye kuva ku irembo tugane mu gikari dusange Yezu kugira ngo Yezu adusobanurire ku buryo bwimbitse maze dusobanukirwe, kwe kujya dusobanya, gusobanukirwa. Iri jambo gusobanukirwa ryagarutse mu masomo y'uyu munsi. Ubwo twumvise mu isomo rya mbere hari iby'Imana itari kumva nayo, abantu bayo uburyo bayitererana, abantu bayo uburyo Imana yabareka akanya gato yajya kumva bageze mu icuraburindi, bageze mu bikorwa by'icuraburindi, bagiye kure. Imana ishavuzwa nuko tuyihunga kandi ntacyo twayiburanye. Imana ishavuzwa nuko itugira neza ariko twebwe tukayitura inabi. Ibyo bintu birumvikana mubyeyi. Tekereza nawe umuntu akwitaho, umuntu akugira neza, umuntu aragufasha, yajya kurangira ahubwo ari uri kumugambanira. Si byose byabaye kuri Yezu n'intumwa ya Yuda. No muri iyi minsi bigikunze kubaho, umuntu wagiriye neza wajya kubona akabona ari we uri gutoba dosiye yawe, uri kukugambanira. Kubera iki? Ni ibintu nyine bitumvikana, nawe ntiwabyumva. Iyi nteruro tuvanye muri iri somo rya mbere iragaragaza agahinda k'Imana ubwo yemeye gutuma n'umuhanuzi wa Yeremiya. Imana igira iti ngana mu murima ngahasanga bishwe n'inkota, nagaruka mu mujyi ngahura n'abahonyorwa n'inzara. Abahanuzi n'abahereza bitambo barazenguruka igihugu ariko ntibasobanukirwe. Amen. Nawe unyumvire, noneho bigeze no kubahanuzi n'abahereza bitambo nabo badasobanukiwe n'ibiri kuba. Rero wongere wirebe, igihe cyose uba mu by'Imana, igihe cyose ujya gusenga ariko se ujya usobanukirwa, ujya uva yo wabonye Imana. Ikimenyetso cyo wabonye Imana ni ikihe? Ni ukuyereka abandi, ni ukuhinduka. Ni ikimenyetso simusiga cy'uko wahuye n'Imana. Imana nyine iraguhindura, hanyuma amara guhinduka ugahindura abandi neza, ugahumurira abandi neza. Nawe niba uri kuri iyi liste y'abantu bagiye batenguha Nyagasani, nawe uce bugufi nk'umuririmbyi wa Zaburi, twese dutakambira Imana tugira tuti Nyagasani gira ikuzo ry'izina ryawe maze udutabare. Amen. Ibyaha bituma dusobanya n'Imana, ibyaha bituma tudasobanukirwa. Iyo hari biduhugije, ibyaha bituma dutumva Imana. Na niyo mpamvu tugomba gukuraho ibyaha, tukihanagura ibyaha kugira ngo tubashe kwakira Imana. Ivanjiri y'uyu munsi nayo iradusaba gusobanukirwa kugira ngo tubashe kwegera Imana. Dore ko ingoma y'Imana ari iyobera, kandi iyobera ntabwo ari ikintu gitumvikana, ahubwo ni ikintu wumvaho ukagenda ucyumva buhoro kuzageza uzasobanukirwa ku bw'indunduro ugeze hehe, ugeze mu bwami bw'ijuru. Iyi vanjiri yo ku bihe bya nyuma, aho bamwe batazasobanukirwa kubera ko batinje neza muri liturujia, muri rya bera ry'Imana, bikaza kurangira bari gusobanya. Abo rero bazajya hehe? Mu muriro. Aho no rumafu. Ariko nibirangira ugenda usiganuza ukabaza, bizarangira usobanukiwe, ubundi ujyane na Yezu mu ijuru. Twumvise abigishwa ba Yezu basaba gusobanukirwa. Yezu yigishirizaga mu kivunge. Ikivunge n'abantu benshi cyane. Nuko rero ageze imuhira baramubwira bati dusobanurire. Imuhira mubyeyi, ubusanzwe ntabwo ushobora kumva uburyo ingano n'urumamfu bishobora gukurana. Ubundi ibyo ntabwo bisobanutse. Wabyumva gusa ubyumvisha amaso y'umutima, ubyumvisha impuhwe z'Imana nyine ko bizakurana. Nawe ubundi ngewe nawe abantu ntabwo ushobora kumva uburyo umugira nabi n'umugira neza babana, usibye Imana yonyine yabitwumvisha. Ngo urumafu ngiye ingano bidusaba natwe kubwira Yezu tuti Yezu dusobanure tugeze imuhira. Uyu mugani uratwerekeza nanone ku buryo duhura n'Imana. Nshobora guhurira n'Imana mu bantu, la communauté, abo tubana, ariko none nshobora guhurira n'Imana nanjye ubwanjye tugihura n'Imana. Umutima nyiri isengesho rya rusange ndetse n'isengesho ry'umwihariko, aho none nsobanukirwa n'iby'Imana. Kugira ngo twumve neza uburyo ababigishwa baje gusobanukirwa, twabijyanye n'umwana uri mu ishuri akigana n'abandi benshi cyane, ariko yataha akiga cours du soir, ya masomo ku mugoroba, agira ngo asobanukirwe na bya bindi mwarimu yamwigisha mu ishuri bari mu kivunge, abashe no kubicengera. Gucengerwa n'ibyo wumvise, nguko kumva ndetse no kumvira bikazarangira uri kumvikana na Yezu. Uyu mugani uratwerekeza uburyo tunonosora inyigisho za Yezu. Iyo twakira ijambo ry'Imana, aho nanjye nshobora kurinonosora nkumva icyo Imana ashaka kumbwira ku giti cyanjye. Uku kunonosora himuhira hakuva mu kivunge ku musozi tukajya imuhira, twabijyanye n'inzu eshatu buri wese atambukamo ahuriramo n'Imana.
inzu ya mbere ni kiliziya, aho duhurira abagenzi bacu tugasabana tugasengera hamwe, iyo ni kiliziya. Inzu ya kabiri ni inzu mu rugo iwanyu. Iyo nzu rero uhura n'abaturanyi, abashyitsi, abakugana, mukabasha gusabana. Noneho inzu ya nyuma, inzu ya gatatu ni umutima wowe ubwawe. Uhura n'Imana ryari? Usobanukirwa ryari? Guhura n'abandi ku cyumweru, guhura n'abandi buri munsi, noneho kuri wowe guhura n'Imana kangahe? Uzuza buri segonda, buri munota, birashoboka se? Umutima wawe se wamara igihe utahumeka? Uko niko nyine wahombye guhura n'Imana buri kanya uko uhumeka, uri guhura n'Imana. Ikigaragara umurongo tujya tuwucurika, iyo tumaze kuwucurika twihugiraho, tukihunga. Bwa mbere ngiye nkihunga umutima wanjye, ngahunga abavandimwe tubana mu nzu, umugabo n'umugore bagahungana, noneho bikaza kurangira utakinjira no mu kiliziya, umuryango wa kiliziya utakiwuzi. Kubera iki? Icyo kintu cyo guhunga, kudashaka gusobanukirwa. Birangira udasobanukiwe, ahubwo uri gusobanya. Birangira udasiganuje, ahubwo uri gusiganwa, uri no gusigana. Kandi byaba mubyeyi, ushaka kwiyumvisha umugani w'urumafu, ukuntu urumafu rwiterera mu ngano. Yezu akarangiza asoza avuga ko bigomba gukurana. Ibyo ushobora kubyumva? Aha, biragoye kubyumva. Niyo mpamvu nawe ugena igihe cyo kujya gusiganuza Yezu, ukabaza Yezu, harya Yezu nitware nde? Harya Yezu ndi kwitwara neza? Harya Yezu ibi mbikemure nde? Ukajya kubaza Yezu. Imuhira ntawe usezera umukwe ku irembo. Jyana Yezu mu gikari, jyana Yezu muganire mwenyine. Ni kangahe ujya uganira na Yezu? Ni kangahe ujya ufata agahe ukavuga uti iminota 10 nanjye kuganira na Yezu twembi twenyine, muvugane mwembi? Ujya ubikora kangahe ku munsi? Ubikora kangahe mu cyumweru? Ubikora kangahe mu kwezi? Nirinze kuvuga ko hari igihe umwaka ushobora gutaha nta n'umunota n'umwe urabona wo guhura na Yezu mwembi ngo muganire. Umwana utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Mubyeyi, muri aka kanya ngiye kuguha urugero, ariko nirukugusha ubyihanganire. Nuko nyine burya iyo umuntu aguye nuko aba adakomeye. Iyo umuntu atayikwemera nuko burya ntako nyine wari ufite. Ndinde se kugukuramo kwemera kwawe niba koko wari ugufite. Niyo mpamvu nje guteguza kare. Niba ufite ukwemera kwawe ntaho nza gukujyana n'ubundi. Niba ushinze ukomeye n'ubundi ibyo ngiye gukubwira ntago biza kuguhungabanya, ahubwo biragufasha gutekereza. Umunyeshuri nutekereza kugira ngo asobanukirwe. Ngiye kuganisha muri iri shuri uze kuvaho nawe wahinduye uburyo wajyaga wumva ibintu, kuko akenshi ntago tujya twumva. Niyo mpamvu tudasobanukirwa. No gusobanuza ntitwibuke no gusobanuza. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, mubyeyi nabanje kuguteguza ko ari igihe byagutungura nawe, ngo umupadiri ngo yaramaze imyaka 35 mu bupadiri. Nuko rero igihe kimwe kiza kugera embo matin, bya bindi byo kwa mutindi yanitse ntiriva, kandi ngo yakibi burya ntararabushyitsi. Nuko bagiye kumva, bumva inkuru y'incamugongo bati padiri aragiye, yisubira mu buzima busanzwe, yisubiriye iwabo, avuye mu muhamagaro we. Abantu bose bacika mu gikuba. Koko umupadiri ko yarakuze avuye mate, abuze iki? Nuko igikuba kiracika. Bya bindi byo ko nyine abanyamakuru ahantu hose hari bombori, ahantu hose hari byacitse, ntibahatangwa. Nuko barirukanka baza kubaza wa mupadiri uko bigenze. Niba babishakiraga kugira ngo bamenye basobanukirwe n'iby'Imana, ntuze kumbaza. Gusa bakomeje kubaza bati, ariko padi ibintu ntitubyumva, byatubabaje, ntitwumva ukuntu uvuye mu bupadiri, ntitwumva ukuntu ugiye, ubu nk'ubu ugiye he? Abanyamakuru bigaragara nyine nkaho nabo bababaye. Sinzi niba ari ukubabara, sinzi niba akababaro ka kiliziya bafite, ko kiliziya icitse mu gikuba, cyangwa niba ari ugushyushya inkuru kugira ngo inkuru iryohe, simbizi. Nuko abanyamakuru bati, ntitwumva ukuntu ugiye. Nuko padiri ngo mu kujya kubasubiza arababwira ati, impamvu nanjye ngiye sinabyumvise, ntago nigeze mbyumva. Abanyamakuru nanone birukanka babaza abagenzi babanaga ati, kuki uriya mupadiri agiye ko tutabyumva? Nuko rero baza gusanga wa mupadiri yari umuntu usabana. Noneho bibabera inshoboramahanga ati, none ntitubyumvise. Uzi ko abanyamakuru batashye niba inkuru yaba atayumvise, banza baranditse ngo natwe ntitwabyumvise. Ku nkuru
bagomba gutangaza ntitwabyumvise. Byarangiye abanyamakuru batabyumvise, dore ko na padiri nawe ubwo ati nanjye simbyumva ukuntu ngiye, nanjye sindi kubyumva, sindi kubyumvisha. Uriyumvisha neza uwo murimo? Birashoboka ko batawumvishije nyine. Nuko ko bakomeza gushaka ikintu kijyanye, padiri baragishaka barakibura. Nibwo rero kera kabaye embomate baje gusoma muri dosiye yiwe ahantu uwamureraga mu iseminari nkuru wari yaranditse akanote kagira gati, uyu museminari asenga gusa igihe bamushyiriyeho ingengabihe yo gusenga. Amen. Ako kantu nuko bakabonye ako kanote kari kanditse aho ngaho kanyandiko, nuko koko baratangira bareba mu buzima bwe imyaka 35 yose ari umupadiri, koko basanga ako kantu ariko byari bimeze. Yajya gusengaho ko ari uko ni ibintu biteguye, akajya mu misaro ko ari ibintu biteguye, ibintu bamuteguriye nibyo akora kandi koko akabikora neza. Bamwe barushijeho gusobanukirwa, abandi byabaye inshoberamahanga. Nuko icyakurikiye bamwe batangira kugira ubwoba bati aha tujye twabyumva, uyu musaseridoti asenga gusa igihe bamushyiriyeho ingengabihe yo gusenga. Bishatse kuvuga ngo batayimushyiriyeho nyine ntabwo yasenga, ntabwo ashobora kubwiriza. Abayoboke b'Imana nuko byarangiye, b'abanyamakuru ntabwo bigeze babyumva, abapadiri nawe agiye batabyumva, hana no batarabyumva, hana batazabyumva yewe. Ariko aka kanote muze ko gaca akarongo karakomeye. Wakumvira hehe? Wakumvira gusimuhira. Naho ku irembo ntushobora gukumva nyine. Ono compra la liturgie kani prena part. Wumva liturgie nyine uyirimo, wumva misa uyumva nyine, wumva isengesho ari gusenga. Abayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Wasanga nawe kandi hari ibyo utumva muri kiliziya, ukaba wicariye gusa. Reka muri aka kanya tujye imuhira, tuve imusozi tujye imuhira, tuve ku irembo tujye mu gikari, hato tutaza gusezerera abakwe ku irembo. Munyemere mvuge utuntu dusatu nsoza tuza kudufasha ko gusobanukirwa. Icyambere ni uwihaye Imana ushobora kuba acungira gusa ku ngengabihe bamuhaye, ati dore gahunda ya misa, dore gahunda y'amasengesho, dore gahunda y'imirimo, akaba ari aho gusa aherera. Ntazigera ubwo yibwiriza ngo ajye gusenga, agacungira kuri twa rode twa vepre, amasengesho gusa, recitation, kuvuga amasengesho gusa, ariko atarigera asenga, atarigera ahura na Nyagasani. Kandi byaba kandi yarihaye Imana mwa. Uzi ko ushobora kwiha Imana ariko wajya gukureba ukabona programme zawe nta Mana irimo, wajya kuvuga ukumva nta Mana irimo. Ibyo ukoze byose ukajya ubona Imana uyishyira hirya gatoya, nukora gahunda zawe zigatambuka. Ukihuta ukajya muri business, shuguri nyinshi, ukaba wakora imirimo myinshi cyane, ukubakisha amatemo, ukubakisha ibiraro, ukubakisha ibyumba byinshi cyane, iterambere ryose ukarigeraho, ariko utarasobanukirwa, utabyumva nawe, nuko ukabibamo utabyumva, ugakomeza ugasenga ugashinyiriza utabyumva. Nibwo uzasanga bamwe bashobora kuviramo, wowe nanjye dushobora kuviramo, kandi byaba ukaviramo imbere, ukabamo ariko udarasobanukirwa n'uburyo wihaye Imana, nturasobanukirwa n'uburyo Yesu akora, nturasobanukirwa n'icyaha Yesu. Uriho ariko utariho, urimo ariko utarimo, urimo ariko waviriyemo. Kubera iki? Ntujye usobanukirwa, ntujye ujya imuhira, wigumira iyo ngiyo mu gasozi, wigumira iyo ngiyo ku irembo, ariko ntujye ujya mu gikari ngo uvugane na Yesu. Umutima uhure n'umutima wa Yesu, Yesu wagutoye akagutuma, bikarangira nyine ubaye umuntu mwiza gusa usabana. Aho rero abanyamakuru bazabyumva, ariko Yesu we urumva ariko byumva, wowe uri kubyumva kuko nyine utari muhira. Aha kabiri ni twebwe twese abakristo abandi bo gucyumweru, ugasenga gusa gucyumweru, kitabira misa, gahunda zose za kiliziya izo gucyumweru cyane cyane, kubera ko nyine niho waruhutse. Ariko namwe mujye mukuri iyi foto mwabyeyi mwe, ukuntu dusenga gucyumweru. Reka vuge abakristo gatolika, misa yarengeje yakabije amasaha 2 ko cyumweru nayo, kandi ukaza kumva wakererewe, ukaza kumva uri ahandi, warangiza ngo wagiye mu misa nawe urasenga uro gucyumweru mwa. Nibwo uzasanga mu rugo umugabo asenga gucyumweru cyangwa umugore asenga gucyumweru. Ubuse koko murasenga, urwo rugo rushingiye hehe? Muzasobanukirwa ryari? Mugaruka ryari kongera gushimira Imana, kunonosora aho mu rugo rwanyu? Mujya mugena igihe cyo kongera kugaruka kwa Yesu,
bitari ku ngengabihe ntawe babwirije, namwe ubwanyu mukibwiriza muti natwe reka tujye gusenga, aho abigishwa babwira Yesu bati dusobanurire. Bageze imuhira iwanyu mu rugo rwanyu, mwibuka gusenga ryari? Wasanga namwe kimwe nanjye byatubaho gusa turi muri chapelle, turi mu kiliziya mu kivunge, ariko twagera mu rugo iwacu amasasa agatangira akabomborana, navugaga kurwana, nirinze kuvuga gutongana, kandi byabanga. Ndifuza gusoreza ku kintu cya nyuma, igihe Yesu atubura. Akenshi Yesu aratubura, kandi ariwe dukora, kandi ariwe twihaye, kandi ariwe twagiye gusenga, ibigare bikadutwara, ibigare by'inzoga, ibigare by'indaya, tukagenda Yesu we ntitwongeye kumubonera umwanya, tukajya mu gihuru, tukaguma iyo ngiyo ku irembo, ntitwongeye kuzagera mu gikari, ntituzongeye kuzagera imuhira. Abantu bataba mu rugo iwabo, abantu batajya bagera mu rugo iwabo, baguma iyo hirya, ntibakandagire mu gikari. Iyi vanjiri y'uyu munsi ni ivanjiri itwerekeza ku kunonosora. Wumvise ibintu byinshi, wabonye byinshi, ariko garuka usobanuze Yesu. Ndandi dusobanuriza Yesu ni kwa kundi tuba tumaze kumwakira mu ijambo rye, mu gitambo cya misa, tukamuhabwa, hanyuma tugataha mu rugo iwacu, tukajya kumusangiza abandi. Ariko mu byaka kantu gaceho turongo dutatu, ukaza no kwibuka kugaruka gushengerera, kuzongera gushaka umwanya mu cyumweru byibuze Yesu wahaga icyumweru, ukazongera kugaruka kugira ngo mutaramire, muganire, gushengerera. Wabona iminota 5, wabona 10, wabona 20, nawe ugumira iruhande rwa Yesu nk'intumwa ye, nk'umwigishwa we, wumva icyo akubwira ku birenge bya Yesu, maze uhagume, ugumane na Yesu, wumva icyo Yesu akubwira, usobanukirwe, umusiganuze, usobanuze, maze nawe usobanukirwe umwitozo wo gushengerera. Gushengerera ni ukwireba mu ndorerwamo, maze ukabona Yesu, nawe ukibona ubwawe imbere, gucengera imbere mu mutima ukabona ikiriyo. Wakenshi ntabwo tujya twumva ibyo tubamo, kubera ko natwe dutireba imbere. Ushobora kuba ushinze urugo ariko utabyumva, kandi byaba. Ushobora kuba wihaye Imana utabyumva, upfa gukurikira gusa bugare utabyumva. Kera kabaye kaka dosiye kaka note kawe ati uyu nguyu asenga gusa igihe amushyiraho ingengabihe yo gusenga, ubwo nyine itariho. Umubini wakubona muri chapelle, umubini wakubona uri gusenga, umubini wakubona uri gushengerera, ntuzigere namwe wikozayo batakujyanye. Nawe rero wongera urebe niba wowe wakoreka wakwijyana kwa Yesu. Umwana baramujyana, ariko iyo uri mukuru nawe urijyana, kwijyana kwa Yesu, nge na Yesu. Isengesho rya rusange n'isengesho ry'umwihariko buri munsi. Mwese mbifurije amahoro y'Imana. Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.